bara mama babiri nyine bavuze yuko ngo papa yabanje no guserera n'abanyerondo atabaje aba nyine abaturage bahita baza batabaye umuhungu yirukanse rero hano hasi hari ahantu harimo umukoki munini cyane hano nyuma y'iri soko nyine yagiye ahitagwamo yubitsemo umutwe. Byabereye neza hazwi nko mu Gashyekero mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, aho umusore ukekwaho kuba igisambo yaratwawe n'imodoka y'isuku n'umutekano maze agerageza kuyisimbuka igenda ngo arebe ko yakizwa n'amaguru, ariko ntibyamuhira, yikubita mu mukoki uri hafi y'isoko ryaho mu Gashyekero, umutwe wihita umeneka niko gushiramo umwuka. Abamenya amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera bavuze ko byagenze. Amakuru nayamenye mu gitondo, ariko hari umumama duturanye, uwo mumama duturanye yavuze yuko ngo yabanje ngo no guserera ngo n'abanyerondo saa 3 mu masaa 4, bara mama babiri nyine bavuze yuko ngo papa yabanje no guserera n'abanyerondo, amaze no guserera n'abanyerondo ara ngari saa 3 saa 4 yamvura ihise. Ubwo urumva nimba yaje ahunka, urumva hano muri izi nce kubera ko atazwi mu izi nce twese twariye tubona umuntu ntago tumuzi, ashobora kuba yahunze ahita agwa mu iki cyobo. Amaze kukigwamo ubwo nyine uwo mama ufite umurima hano w'imboga niwe wamubonye, ariko urumva uwo muntu ntago ari uw'inaha ngaha, ariko abantu bose baba ku muhanda baho duhahira bavuze ko yabanje guserera n'abanyerondo, maze guserera n'abanyerondo ugasimbuka imodoka, ngakimara gusimbuka imodoka urumva hano yahungiye atahazi ahita agwamo, uko nguko nabyumvise ahita apfa. Nanjye nahize ndi nk'umuntu nk'uwa 3 cyangwa 4, tubona umuntu hakubona isura, imvura yari yamurenzeho, ntago wabona isura, mbega wabonaga inkweto n'igice cyo hasi gusa. Ni igisambo cyafashwe n'abashinzwe umutekano bamushyira mu modoka, bamaze kumushyira mu modoka we imodoka yayiparamiye ayivamo ariruka. Yirukanse ageze imbere ahura n'umumotari, yasanze aho umumotari nyine yarari nawe ashaka kumwambura, bagundaguranye umumotari aratabaza, atabaje aba nyine abaturage bahita baza batabaye umuhungu yirukanse rero hano hasi hari ahantu harimo umukoki munini cyane hano nyuma y'iri soko nyine, yagiye ahitagwamo yubitsemo umutwe. Bigaragara ko nyine yari guhunga n'amazi nyine yakubisemo umutwe kuko yaguye yubitse umutwe. Inzego z'umutekano nyine zatabaye zihita zibwira abantu bamukuramo basanga yapfuye. We imodoka y'irondo baramufashe, yabaye umumotari ngo yigeze kumwiba ahantu amutwarira kasike. Umumotari amubonye aravuga ati uyu muntu yaranyibye, aramufata aramukomeza amushyikiza umutekano hariya. Umutekano aramufata baraganira, bigeze aho baza guhamagara imodoka y'irondo. Imodoka ije kumujyana, bageze imbere nibwo yasimukajije b'abanyerondo bari mu modoka, asimbuka imodoka ariruka. Araza ageze arakwikaraga kazu gacuza gaze hariya akatama inyuma. Ngo yirukanye mu masari mu masambirina, yirukanyira ahantu atazi, irangira bo bageze inyuma baramubura, yibwira ko yabacitse. Baravuga bati ubwo nta kundi. Ubwo mu gitondo ibyo batangiye gufisha abantu umuganda, abantu batangiye guhati umurambo. Bamwe bakaza ati nicyagisambu cyane nijoro, abandi bakaza nicyagisambu, bahamagarira mu dutekano hariya nukanyaga ageze ati umwiyorera hamagara izindi nzego ngo zigiye ziza zose. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Oris Gahonzire ahakana byo kuba uyu musore yapfuye nyuma gusimbuka imodoka, ngaho bwasimbukaga ruhurura, ari naho ahera atanga ubutumwa ko abantu bagomba kwirinda gusimbuka za ruhurura cyane cyane mu bihe nk'ibi by'imvura. Mu murenge wa Gatenga mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Gashyekero, umusore ukekwaho kuba igisambo yaba yasimbutse imodoka y'umutekano n'isuku agerageza guhunga, ubundi ngagwa mu mukoke birangira yitabye Imana. Ese amakuru yaba ariyo? Niba mwayamenye byaba bihagaze bite? Mwaba mutanga ubutumwa ki? Ayo makuru ntabwo ariyo, ntabwo yasimbutse imodoka y'umutekano kuko ntabwo yari yafashwe. Ikindi ni uko ikigaragara yaguye muri ruhurura, ahubwo yagerageza kuyisimbuka. Iyo urebye aho yaguye n'aho yashatse gusimbukira haragaragara, yasimbutse ahubwo ananirwa kuyiheza asubira inyuma ikubita muri ruhurura. Ntabwo rero yasimbutse imodoka y'umutekano nk'uko mubivuga. Ubutumwa turabutanga, buri gihe tuburira abantu kwirinda gushaka gusimbuka za ruhurura cyangwa se kunyura iruhande rwazo igihe imvura yaguye cyangwa se iri kugwa,
ko byagaragaye ko biteza impanuka. Abaturage rero nibirinde gushaka gusimbuka ruhurura, nibirinde no gushaka guca iruhande rwayo igihe imvura iri kugwa cyangwa iturutse. Ikindi ni uko twihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Iyi nkuru ivuzwe mu gihe hari indi ivuga ko ejo hashize hari umwana uba ku muhanda uhungaga umukwabo w'abanyerondo akagwa muri ruhurura ya Mpazi mu karere ka Nyarugenge agahita yitaba Imana. Isaac Uwineza, B+ TV i Kigali. Eka dushimire mugenzi wacu Isaac Uwineza. Tunababwire ko aya ari amakuru ushobora gukurikira ku mbuga nkoranyambaga za B+ TV Rwanda, yaba ari Facebook page ndetse no kuri YouTube, hose turi live kandi ni B+ TV Rwanda. Ushobora kunyarukirayo ugakurikira aya makuru. Hanyuma munyemerere duse nk'abava i Kigali twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu karere ka Rwamagana. Mugenzi wacu Elias Dushimimana yasuye abaturage muri aka karere ka Rwamagana maze aganira nabo kubijyanye n'ingaruka mbi zishobora kuba zaragezweho nk'uko abaturage babivuga zatewe n'ifungwa ry'insengero zitujuje ibisabwa, ngo dore ko nyuma yaho abaturage bongeye cyane cyane by'umwihariko abari abayoboke b'izo nsengero baje kongera kwijandika mu ngeso mbi. Reka twumve byinshi na mugenzi wacu Elias. Yuko mu mwaka ushize wa 2024 urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rufashe icyemezo cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa, bamwe mu bayoboke b'amadini n'amatora atandukanye mu karere ka Rwamagana batangarije B+ TV ko ari abo byagizeho ingaruka mbi by'umwihariko urubyiruko, kuko ari abahise bijandika mu ngeso mbi. Urubyiruko rwakundaga gusenga cyane kuko mbere na mbere nibo babanzaga kugera ku rusengero. Urubyiruko rwinshi rwagiye mu biyobyabwenge, rujya ku itabi, rurinywera, nta pe riraboreka, bararangira, imbaraga ziracika, inzoga, bajya mu tubari. Urabona ko mu rusengero y'abantu barimo akenshi hari ibintu batashobora gukora, ariko iyo bari hanze nyine bagenda hanze kuko nabo barababona, nta barabashakira. Nko ku cyumweru abantu bagenda bagaterana bakiga ijambo ry'Imana, buryo bari gusoma ijambo ry'Imana bari bakora naho ribashyira. Nubwo wenda gufunga insengero atari ko gufunga imitima, ariko cyane cyane nk'abantu bafite imyumvire itari myiza hari aho byabibajya. Hari nko wikorera ku cyumweru, hari abashoboye kujya kwinywera inzoga kuko barajyaho batarababona. Ibyo byose byabaye ingaruka. Urubyiruko hari abagenda nyine bakijya hirya no hino, bakaba bashobora no kwishingira kuko za nyigisho batakizibona, abababumbabumbira hagato batakibabona kuko baba bafite imyumvire iri hasi, bakiri n'abana. Urumva ko bashobora kugira ibiyobya byinshi bibayobya hirya no hino, akaba n'abatwaye inda zitateguwe. Twajyaga gusenga, urubyiruko rwabaga rwibumbiye hamwe mu iyobokamana rugahabwa inyigisho z'iyobokamana ndetse n'inyigisho zo kwitwararika mu biyobyabwenge cyangwa hirya no hino no kwirinda. Ariko aho isongero bazifungiye, urajya hirya no hino ugasanga abana bacu bakiri batoya bishoye mu biyobyabwenge ndetse bari no mu tubari, kandi imbere isengero zikiriho ntabwo ibyo ngibyo byabagaho. Nyuma y'iki cyemezo kandi ngo hari abo byatangiye guhombya binyuze mu bujura bukorerwa kuri zimwe mu nsengero zemerewe gukora, nk'uko uyu muturage wo mu kagari ka Karambi mu murenge wa Muhazi yabibwiye umunyamakuru wa B+ TV. Twajya dusenga mbere, twajyaga ku rusengero, abadiyakoni bakenda amagare cyangwa bacunga umutekano w'ibinyabiziga biri hanze, ariko ubu none kubera ko duhora ku mudugudu umwe cyahise biba nk'ubucuruzi, kurinda igare n'amafaranga. Cyambanye nuko amaze kunya amagare 2 mu kwezi kumwe. Sengero rwango dusengera n'ubundi. Kuvuga ngo abantu bari bana badiyakoni ku mudugudu aho ngabo, ntagandi bava guhanga no baze gusenga n'ubundi baze kuba amagare mu rusengero. Kurinda amagare kuzanya ngo ni business nago hakiramo agakiza gahambaye cyane. Abaturage bifuza ko nk'izujuje ibisabwa zakomorerwa nk'uko utubari twemererwa gukora, kandi ari twa kenshi tugaragaramo ibikorwa bibi. Gusenga Imana nta kibi kirimo, ese kwemera akabari bakazifungura, utubyiniro bakadufungura, ku insengero batazifungura. Ku insengero nta bibi bikorerwamo, ariko tubari baradufungura, utubyiniro bakorera ibyo byose, ari naho nabo bana bararukira bakagenda. Batufungura insengero kuko insengero zifunguye n'abana bagasenga, natwe twese abakuru hari icyo bifashaho leta. Leta turayisaba yuko yafungura insengero abantu bakongera bakabonana, bagaterana, bakaganira. Yizere Jean Baptiste, umuyobozi mukuru wa Zion Temple Paruwasi ya Mwurire muri aka karere ka Rwamagana, aganira na B+ TV ku murongo wa telefoni kuri ingingo, yavuze ko kuba ari insengero zifunzwe bitakabaye impamvu yo kwijandika mu bibi. Ntabwo nahuza ko umuntu yavuye mu rusengero ngo kubera ko bafunze insengero akajya gusenda, akajya kwiba,
akajya kunywa ibiyobyabwenge, no mu busanzwe uwo muntu yabaga mu rusengero ari nk'ikigare, ntabwo yabaga mu rusengero nk'ugiye kuramya Imana, ntabwo yabaga mu rusengero nk'umuntu ufitanye ubusabane n'Imana, aho ndi kuvuga ahantu mu mwuka. No mu bugingo hari abantu baza mu rusengero nk'abantu baje muri entertainment, baje kwiyumvira umuziki, baje kwiyumvira igisirimba, cyangwa se baje kwerekana imyenda yabo mishyashya bagize, cyangwa se baje kugira ngo bahure n'abandi, ariko ntibaje guhura n'Imana. Uburyo bwa sosiyale byagizeho ingaruka, kuko hari n'umuntu uba ufite ikibazo itorero rikakimenya bakagikemura kubera yuko bahuye ibyujuje ibisabwa igihe cyari kigeze kugira ngo harebwe ukuntu zafungurwa, cyane cyane ubu tugiye kwinjira mu minsi mikuru. Mu gihe umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe imibereho myiza Umutoni Jeanne usaba buri wese kwirinda ingeso mbi kuko bigira ingaruka mbi ku buzima bwabo, ntiyemeranye n'abishora mu bibi bitwaje kudasengera mu nzu z'Imana nk'uko yagiranye na B+ TV ku murongo wa telefone. Kwigisha muri Bibiliya natwe turi abakristo, urusengero ruba mu mutima, ntabwo umuntu rero yakwishora mu biyobyabwenge ngo kubera ko urusengero rufunze icyo ntabwo ari, ariko nanone nta n'urusengero rwose rufunze. Mu Rwanda wese umutoya n'umukuru, abantu bakwiye kugira indangagaciro, bakamenya ibyiza bakwiye gukora, bakamenya ko ari kwishora mu biyobyabwenge bica ubuzima bwabo uyu munsi n'ejo hazaza, kuko ntabwo umuntu wanywa ibiyobyabwenge ari muto batazi gusengera. Ntara y'Iburasirazuba niyo yari ifite imibare myinshi y'insengero zimaze kumenyekana ko zafunzwe mu gihugu, aho kugeza ku wa mbere Kanama 2024 byagaragaye ko hamaze gufungwa insengero 2,240 mu nsengero zimaze kugenzurwa 3,736. Kuri iyi ntara habarurwaga insengero 4,454, ariko hakaba n'ubuvumo basengeragamo 427 nabwo bwafunzwe. Elias Dushimimana, B+ TV mu karere ka Rwamagana.